kandi uwo muntu ukaba usanzwe umubona ukabona ni umukobwa w'umusirimu ariya singiye kuvuga izina ry'uwo mukobwa nari kumwe na Kejoni ndi kumwe na Karufani na Bahati Makaca urwumva twicara ahantu umukobwa agakora kwicara iruhande yambaye bwa bukanzu mujya mwambara nk'ubushiye mu maguru ye haturutsemo akuka gashyushye urumva ariko nkagira ngo ni igisamari abakobwa bajya mu mihango yawe yakumva ubeshye ndi hano imihango rero iyo uri kuri seti katuvuge kwakira abantu iyo muri kuri seti sibyo aneri baragiye baragukinishije urahagumye katuvuge nk'ikintu cy'iminota 40 none se ntabwo ufite baga watwayemo izindi padi usetsa wowe reka umva mubwire Dumba abakobwa biyitaho ku buryo usanga mu masakoshi yabo baba bafitemo ama wipes urukumva baba bafitemo utuntu n'utundi none yaziko ari no muri ibyo bihe bimeze gutyo ubu usanga afite nk'amapadi nk'atanu yose yagendanye uretse gatoya buri kanya bari kujya kuri toilette akitabaza akongera agahindura buri kanya bajya kuri toilette akitabaza agahindura kugira ngo umuntu agere kuri iyo level we aba iyo kugira ngo akokuya rubanda rukumbe we ntago yiyumva ntabwo yumva umva wowe umuri kunya unyerekera ngo nimuhereze nimero zanjye nanyandikire DM nzimuhereza ariko abakobwa benshi urumva abakobwa benshi uko namaze kubibona ava kwa Jamata akarabye ahubwo vuga ngo nta nubwo bazi kwitawaza neza ikindi bagenda urabona abana bakobwa mu matoilette menshi yo mu bubari ntabwo habamo amazi bisaba umuntu uzi ukunda isuku kuba yagura amazi y'igihumbi cyangwa amazi y'ibihumbi 2 ayajyane muri toilette agende kwitawaza ugasanga ijoro ryose umuntu arimo arikoresha igipapeje niki ajya kugera mu gitondo akibyina piano rimwe aha kuyobora azamuka rega imibiri mwe murata mujye body shaming abandi bantu muvuga ko bagira body odor ayo ibigenda kuri kwimana n'inyuma murimo murarana ugasanga akantu nkawe kakifata bro kakavuga ngo umuntu aranuka shimira Imana wenda kutagira iyo body odor mwabyivugiye bimwe ugashuka gusigaye nuka amafi nta mugore utanuka niyo waba woga gute sibyo murabizi namwe muteye mujye mubyuka mu gitondo mwihumurize mwumve ko mutanuka baje ugafata mikoro ukajya imbere ya kamera imbere ya Irene ngaranuka kandi n'inshuti yawe nimba nuka yamaze urumva baboneza aho inzego z'umutekano ngo bari mu kazi nijoro ubwo turavuga daso na polisi byaje kugaragara cyangwa se amakuru yaje kumenyekana umupolisi yarate umudaso bari kumwe ndetse n'umwe mu baturage kugeza uyu munota amakuru dufite nuko byabaye mu masaha y'ijoro ntabwo ni hagati nko mu masaha 9 agira saa 7 hagati aho ngaho amakuru dufite kugeza uyu munota nuko abaturage baraswe nta n'umwe wasize ubuzima uretse ko bakomeretse amakuru dufite bakaba bajyanwe mu bitaro gusa ntituramenya ibitaro bajyanwemo ibyo ari byo amakuru dufite nuko bajyanwe mu bitaro wenda nituza kugira amakuru tumenya yaho baba bajyanwe turaza kuyabagezaho mu masaha ari imbere kuri atugeraho avuga ko mu karere ka Rutsiro mu polisi yaba yarashe umudaso nawe kwirasa agahita ava muri isi y'abazima aya makuru yaba ariyo nyirizina ubwo bibaye ari byo byaba byatewe n'iki nibyo mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza umupolisi wari uri ku kazi yadashe umuturage na daso barakomereka kuri ubu rero abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya CHUK kugira ngo bitabweho
naho umurambo w'umupolisi nawo urajyanwa muri Kigali Forensic Laboratory. Kugeza ubu rero iperereza ryahise ritangira, ntiharamenyekana icyateye uriya mupolisi gukora biriya, ariko iperereza ryatangiye. Ibiza kuva mu iperereza dushobora kuzakubwira abakozi. hari ifi nziza iryoshye. Hari ahantu nzi ugira ugatuza mu bwiza bwihariye, aha hari amahumbezi atagira ukwasa, aho nta handi ni Amazing Beach. Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu. Amazing Beach si akabari gusa, ahubwo ni isura nshya y'ibihe byiza n'ubuzima bushya ku bantu bazi kwinezeza. Ifi yaho iyi ni umwihariko, ni ifi ikiri fresh ivuye mu Kivu, yokejwe mu buryo bugezweho, yuzuyemo intungamubiri zubaka umubiri, icyanga cyayo cyo ni ntagereranywa. Iyi niyo mpano ukwiriye, akabari gatuje gafite ibinyobwa byose, byaba iby'iwacu cyangwa iby'ahandi, ibisembuye n'ibidasembuye, turakwakirana urugwiro. Waba wifuza kuruhukira ahantu heza kure y'urusaku na stress by'umujyi, amacumbi ya Amazing Beach ni igisubizo, ahatunganye hisanzuye, hateguwe mu buryo bujyanye n'ibyifuzo bya buri mushitsi. Aha niho iminsi ivamo ibihe bikavamo inkuru. Amazing Beach iri ni isanzure rigenewe inshuti n'umuryango, uganira n'abo ukunda mu busitani buherereye hafi y'amazi, utamira ifi witurije. Dusange i Rubavu hafi y'Amashyuza, ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Duhamagare kuri 0785 30 46 58 cyangwa kuri 0788 98 Amazing Beach ni ahantu hatuma wibagirwa isi, ukibuka ko ubuzima bwiza bushoboka. Yes, reka nizere ko umeze neza udukurikirana umunsi ku munsi, wo subscribe no gushima cyane aho utarekora. Iyi ni mwanya kugira ngo uyikore, ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Nitwa Bucece mu gace, umwami w'ibyahishuwe, imankokora mu bice bigiye bitandukanye. Yego wahageze, iyi ni Sawa Show. Izere ko umeze neza. Yewe nitwa Kiroso, uko bisanzwe ubana nanjye umunsi ku wundi, mbagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, inkuru zigiye zitandukanye, ubuhamya bugiye butandukanye, ndetse na byinshi bigiye bitandukanye. Aho muri mu bice bigiye bitandukanye, yabashuje kandi mbahaye ikaze. Wo dukurikirana uri mu ngendo zigiye zitandukanye, tuguhaye ikaze kandi twifurije kugira urugendo rwiza. Akazi kose uri gukora usabiye guhirwa, imba uri guhaha, ugiye guteka, ibintu bibasha kugenda neza cyane. Nanone uyu munsi rero ntago ndi bujye mu bintu byinshi, ariko nanone sinakwibagirwa kubabwira ko Amazing Beach ko hari byinshi bigiye bitandukanye. Aho ni Rubavu, haba byinshi bigiye bitandukanye. Tufite ifi nziza imeze neza cyane, ukura mu mazi bahita bayikukiriza, imeze neza cyane. Bagutekera mu buryo bugiye butandukanye, ishatse bariteka, washaka bakayotsa, ndetse bikagenda neza cyane. Icyo kunywa, ibyo kunywa byose by'ubwoko bwose birahari, ndetse naho kuruhukira harahari, hameze neza cyane. Aho ni kuri Villa Apartment, naho bikaba ari bimwe na Amazing Beach. Rero ibintu byaho byose ni uburyohe. Aho ni Rubavu, hirya yo kuri Bralirwa, hafi y'Amashyuza. Aho ngaho urakata neza ugahita ubona handitse Amazing Beach. Ni ku Kivu, uba wicaye neza ku Kivu, amaguru yawe urya ifi yawe neza, amaguru washyize mu Kivu, akayaga kava mu Kivu kaza kagenda kakujyaho rwose, wumva ibintu bibasha kugenda neza. Niba ufite umutima mubi, uhava umutima wawe umeze neza, ubwenge bwasubiye ku murongo. Ufite stress, uhava stress zashize, byagenze neza. N'uwimye apfa nk'uyiyahuye, yarikira kuri Amazing Beach, ibintu bibasha kugenda neza. Mba ndi kumwe na cameraman wacu, bafite byinshi bigiye bitandukanye mu makwe ndetse no mu birori bigiye bitandukanye. Ni no mu minsi mikuru, kandi abantu bafite ibirori bigiye bitandukanye, amakwe, iki byose arabafasha, ibintu bikabasha kugenda neza cyane. Niba tuba turi kumwe n'aya mashusho, niwe uba uri kuyakurikirana, ubundi aza gushyiraho nimero ze, muze kumuhamagara cyangwa muzamuhamagare. Abakiriya bamukeneye byose abafashe, ibintu bibashe kugenda neza. N'abakeneye kwamamaza, nanone tubaza gushyira screen zacu mu kiganiro, mujye muduhamagara tubamamarize. Imbuga zacu zigiye zitandukanye mudusangaho,
ni sawa show, iyo ni Instagram cyangwa IG, ndetse na TikTok ni sawa show, ndetse na Facebook mudusanga kuri sawa show. Izo ni imbuga zacu zigiye zitandukanye, nazo mutuganeho mudufollowing, ibintu bibashe kugenda neza cyane. Ntago ndi butinde rero, nanone ndacyakomeje mbaha show ziba zigiye zitandukanye mu bice bigiye bitandukanye. Niko mbabwira rero ngo nuko mba nimanukiye kandi banje kubaganiza cyangwa nje no kubataramira bitewe n'igihumbi kino cyakurikiraniye iki kiganiro. Nuko ngayo nguko rero, reka twigire mu biba byabereye muri imihanda biba bigiye bitandukanye, muri imihanda yacu. Inkuru ziba zigiye zitandukanye, hari abantu rero baba bagenda bavuga byinshi bigiye bitandukanye. Niyo mpamvu nanjye mba naje avuga nti ibyo namenye cyangwa ibyo numvise nze mbibasangize, ibintu bibashe kugenda neza cyane. Uyu munsi rero niteretse kuri kamera, niteretse kandi niko biba binameze rero. Ntago ngomba kubona inkuru cyangwa ngomba kuba nabona ibiganiro ngo ndeke kugira gute ko bibagezaho. Bo hari ntuza rero ejo bundi akakure kandi uwo muntu ukaba usanzwe umubona ukabona ni umukobwa w'umusirimu singiye kuvuga izina ry'uwo mukobwa. Nari kumwe na Kejoni, ndi kumwe na Karufani n'abandi Bahati Makaca, urumva twicara ahantu umukobwa agakora kwicara iruhande yambaye bwa bukanzu mujya mwambara bugushiye. Mu maguru ye haturutsemo akuka gashyushye, urumva ariko nkagira ngo ni igisamari. Abakobwa bajya mu mihango. oya umva ubeshye ndi hano. Imihango rero iyo uri kuri seti katuvuge ko bakira baramuteje. Iyo muri kuri seti sibyo aneri baragiye baragukinishije urahagumye katuvuge nk'ikintu cy'iminota 40. none se ntabwo ufite baga watwayemo izindi padi usetsa wowe mani biragufatirana mani kandi uri umukobwa. guys, murumvise ayo majwi mbumvishije rero, mwumvisemo Dumba, mwumvisemo DJ Brian, mwumvisemo DJ Crash, ndetse mwumvisemo na Gasuku. Ayo majwi rero nari ndi kuri live, nanjye ndayirecordinga, ndavuga nti se yewe muri sijya nkunda kujya mu bintu byo kujya kuharasiga umuntu cyangwa kujya gusebanya cyangwa kujya guterana amagambo n'abantu kuri iyi mihanda. Muzi ko mba nikorera ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko narabyumvise ndavana reka nanjye ntitegire amatwi niyumvire. Urumva byarambabaje, irambabaza, ndavuga se burya baravuga ngo nta mwiza wabuze inenge, nta mwiza wabuze inenge. Tujye tuvugisha ukuri kandi nanone iyo mbyumva ubwanjye jyenyine ntabwo nari kubishyira hanze cyangwa ntabwo nari kubona mvuga ngo reka mbere coding, ariko reka nkomeze nanone mwumvira aha hantu. oya Okay, yes, nkuko ntabwo wabura n'ubundi ibyo bibo. reka umva mubwire Dumba, abakobwa biyitaho ku buryo usanga mu masakoshi yabo baba bafitemo ama wipes, urukumva baba bafitemo utuntu n'utundi. none yaziko ari no muri ibyo bihe bimeze gutyo, ubu usanga afite nk'amapadi nk'atanu yose yagendanye. buri kanya uretse gatoya, buri kanya bari kujya kuri toilette akitabaza akongera agahindura, buri kanya bajya kuri toilette akitabaza agahindura, kugira ngo umuntu agere kuri iyo level. We aba iyo kugira ngo akokuya rubanda rukumbe, we ntago yiyumva. Uzi ntabwo yumva buriya. Umva wowe umuri kujya unyerekera ngo nimuhereze nimero zanjye, namyandikire DM nzimuhereza. ariko buriya abakobwa benshi urumva, abakobwa benshi uko namaze kubibona ava kwa Jamata akarabye.
ahubwo uvuga ngo nta nubwo bazi kwitawaza neza. Ikindi bagenda urabona abana bakobwa mu matuwarete menshi yo mu bubari ntabwo habamo amazi, bisaba umuntu uzi ukunda isuku kuba yagura amazi y'igihumbi cyangwa amazi y'ibihumbi 2 ayajyane muri tuwarete agende kwitawaza. Ugasanga ijoro ryose umuntu arimo arikoresha igipapeje niki ajya kugera mu gitondo akibyina ipiyano rimwe. Aha uhita mwitari nibyo mubwira ubundi buriya umufundi bisaba kuwukurugutura bro. nacyo hari umukobwa numvishe avuga abandi bakobwa baranuka, sinzi ngo yitwa ngo nimba ari Dipende Sheri, nawe uranuka maze uzabyuke mu gitondo wihumurize muri ubwo bukariso bwawe nimba burara, cyangwa uzikore mu kwaha wihumurize wumve ko utanuka. Kandi n'umuntu uba utumva ubunuko bwe umunsi yapfuye warabivuga azanuka. Erega iyi mibiri muba murata mujya kubody shaming abandi bantu muvuga ko bagira body odor, nayo ibigenda n'inyuma ukuri kw'Imana n'inyuma niyo muba murimo murarana, ugasanga akantu nkawe kakifata bro kakavuga ngo umuntu aranuka. Shimira Imana wenda kutagira iyo body odor. mwabyivugiye nimwe ugashiduka usigaye unuka amafi. Nta mugore utanuka niyo waba woga gute, sibyo murabizi namwe ukuntu uteye. Mujye mubyuka mu gitondo mwihumurize mwumve ko mutanuka, warangiza ugafata mikoro ukajya imbere ya kamera imbere ya Irene ndaranuka kandi n'inshuti yawe nimba nuka yamaze. Urumva nimba nuka yamaze ntabwo akunukira, ntiyagusabye amashampo, ntiyagusabye amasabune. Ubundi bajya bavuga ngo ubukobwa bw'ubuzingo bunanutse sinzi ikintu bupfana, kandi ubwo nanjye ndi uruzingo sinzi ikintu bupfana nyine no kuvuga abandi bantu ukabody shaming umuntu ngagira odo hoteli nuka. Wowe urahumura, wowe uramutse umaze iminsi 2 none suri n'inzobe, dore ko n'abantu b'inzobe mu nuka kubi. Uramutse umaze iminsi 2 udakaraba cyangwa uramutse wiriwe ku zuba bakwihumuriza bakumva urahumura, mwagiye muri ku butindi n'ubushyamba. Ubu wowe nubwo witsita ku bagabo bafite abagore ni wowe utanuka. Umukobwa aranuka nawe uzanuka uri Rwanda. Uwo mubiri ugendana n'ubutaka kandi wabwuzuye inyo, isaha n'isaha nawe uzabora unuke wamukinga no mu kanwa haranuka. nka data intambara y'amagambo, intambara yo kuza imbuga nkoranyambaga iba iri kuvuza ubuha nk'uko muri kubyumva. Nk'uko muri kubyumva nabo baba bagiye basubiranamo. Njyewe sijya nkunda amatiku, sijya nkunda ibintu by'amagambo nk'ayo ngayo. Umva kuvuga abantu babakiye bakize ifoto ya Nyambo namwe nabiyamye kuri Nyambo gusa bamurega, ariko Nyambo ntabwo ari siteri cyane nk'uko ndi inshuti ye cyangwa ariko babiri inshuti ze. Ubu Mikirazo yambaye amavuba agenda cyane sawa, birakwiriye mama na famiye rabe famiye yawe umva rwose n'utuku shagete. Ubu nabo nyine twasubirayo nambaye kuko nyine niyambariye amapantaro ariko ntabwo twasubirayo byambaye ibyo. guys, kambe pause ngiye ahangaha twe twiganiriza. Mwabyumvise rero, burya baravuga ngo nta kintu kibaho kidafite impamvu. Mwumvise ko bivugiye, uko babyivugiye abakobwa nibo bitukaniye. Mwumvisemo bagasuku amagambo bagiye bavuga, ba Dumba uko bagiye bavuga. Ibyo rero birakwiye guys, birakwiye kuri iyi mihanda nk'abantu bakuru, nk'abantu b'abarijenti kuri iyi mihanda, kugenda ukajya kuri kamera ugasebya mugenzi wawe, ari na mugenzi wawe ubyivugiye ngo aranuka igikara. Usebanya ukuri cyangwa n'ibyaha bine by'abantu biri mu mihanda myinshi ya teka. Kamera mashyira washyizeho mikoro ke. Njyewe rero uko mbibona, ntago ijisho ryanjye ntabwo ryabasha gupfumuranya cyangwa kugera kureba ibyo uriya yavuze cyangwa se Nyambo duhura gutya nanjye nigendera. Ntago turahura ngo twicane cyangwa duhurira ahantu yenda twamarana umwanya kugira ngo mbyumve byose. Kandi none sinajya kugira gute, sinajya
kubimushinja cyangwa se najya guhakana ko bitabayeho ariko cyangwa bitamuriho ariko niba binamuriho ibyo ni akazi ke, nta muntu urema undi, umuntu wese ntabwo yiremye. Ntugafate umuntu ngo ujye kumujajinga uko yaremwe cyangwa uko ari, kuko nta muntu warema undi. Njya mbabwira ngo umuntu ufite ubuhanga cyangwa ubushobozi sorry munyangane gato, umuntu ufite ubuhanga cyangwa ubushobozi bwo kuba yakora umuntu, nta muntu wakora umuntu, nta muntu warema umuntu. Rero ntukajye kujajinga umuntu. Ni ngombwa ko wakunda ujya kuvuga umuntu, bari kubwira umuntu ngo njyewe ubwanjye nje kuguhindura umutwe wawe, nje kuguhindura mu bintu bikurimo mbigukuremo. Okay, ushobora kuza ukangira inama cyangwa ukamugira inama ukamuganiza, ariko kuvuga ngo wowe ugiye gufata umuntu ugiye kumukuramo ibimurimo kuko utamurema, niko utamukuramo nanone karagitezi murimo cyangwa ibimurimo. sinumva yuko ntabwo ushobora gukuramo ikintu kimurimo, ariko urebye nkaho umunyamakuru kandi umusatsi ubona biriya bintu bishobora guterwa n'iki ku buryo undi muntu ashobora kugenda agakorera inkuru igenzura ry'iriya agashyira hanze. Yego, ikindi kintu bapfa cyangwa se ahubwo njyewe bishobora kumwongera amahirwe yo kuzamura. njyewe mvuga ko biri ari umutima mubi, ni ubugome, ni ishyari. Ntabwo navuga ko ufata umuntu ukajya yenda ushobora kuba ubona yenda amaze kwigirira amafaranga, amaze gutunga kugira izina rikomeye, amaze kugira ibyo ageraho, akavuga ati reka tumusebye tumusubize hanze tumwangishe abantu. Niko bimeze. Yego, ngombwa ngo uze kuri kamera kodinga utubwire nyamvumezo, ntabwo mbona ari ngombwa, ntabwo biba ari ngombwa. biri ngombwa ahubwo wowe niba unabizi w'umunyarwandakazi none Yego, ahubwo biba n'ibanga hagati y'igihugu, yego, ahubwo kuza kubishyira hanze kuriya hose nari isebanya kandi bidafite ikintu bishingiyeho. nanjye mbona ari isebanya. Yego, baravuga ngo nta mwiza wabuze inenge ngo na nyiraho kugira amabinga, ariko uko byagenda kose ntabwo wagafasha mugenzi wawe w'umukobwa uri kwiyubakira iterambere, uri kwishakira iterambere, uri kwiyubakira izina, urimo ushaka kuzashaka umugabo ejo bundi ngo yubake urugo, agire umuryango, abyara abana, agira ate, ujye kumusebya hariya isi yose mubone hari abamukunda, hari intuza ye yifitiye imukunda, ujye kumusebya. Biriya bintu rero nta kintu biyungukiremo. Ntabwo wenda wa muntu we usebye undi, fata umuntu ukajya kumusebya gutyo ugasebya mugenzi wawe, nta kintu bikuremo. Yego, hari abagenda bakabibyazamo views, bakabona za views, bakabona iki, bakabona amafaranga bakuye muri views, nyine YouTube ikabaheba. Ariko biriya bintu ngiye nkanjye mba mbona ari ibintu bidakwiriye kabisa. Yego, ariko ayo munyamakuru uburebye ubona biriya bintu biri guterwa icyo navuze biri guterwa n'amashyari yo muri iyi mihanda, biri guterwa no guhinduka kw'abantu muri iyi si ya none. Niko navuga, tugeze nimba ngo ari ntuza iterambere riri kuzamuka, ari umuvuduko w'inteze ko umuvuduko uri kuzamuka, ni nako satani irimo igenda ibona abakiriya benshi, ko turimo tuzamuka mu iterambere. Satani nawe arimo aragenda atwarikamo yabona n'abakiriya benshi. satani kari mu kazi, Satani ari mu kazi. Satani ari mu kazi. none se ubu wategereranyiriza uyu mwaka wa 2025 muri showbiz imyaka yabaye, umwaka wa 2025 muri showbiz ukawugereranya n'indi myaka gatanu. uyu mwaka wa 2025 urimo Satani ufite imbaraga, urimo Satani ufite amahembe yarakuze. Satani afite amaze kugira ntuza abakiriya benshi rwose, ko yabonye abakiriya benshi cyane kurusha iyindi myaka yagiye itambuka. Kubera ko reka nkubwire, umuntu yafata kamera nk'uko nayishyize akagenda agasebya mugenzi we, umuntu yafata amashusho y'ubwambure bwe ari kubaka urugo rwe ari kumwe n'umugore we, akagenda uwayamukamiye nawe ugomba kumunenga, n'uwatumye bajya kubifata akajya guhindura amatelefone nawe ndamunenga.
akagenda akitereka kamera akabishyira ku karubanda. Umuntu arafata mugenzi we akajya kumugambanira ngo bamufunge, ngo bamufunge. Kandi ikindi reka nkubwire, wa muntu we, ntabwo ndi umuntu mwiza, ntabwo ndi intungane, nanjye nkora amakosa, nkora amafuti, ndakosa, ariko nta mutima mubi ngira wo kugambanira umuntu cyangwa kwifuza umuntu kibi. Njyewe icyo nkubwiye cyo, wankunda utankunda, wanyemera utanyemera, ibyo ni ibyawe, ntabwo bizatuma mpinduka kuba Kiroso n'ubundi. sawa ariko Imana bivuze ntacyo, ariko baranandura vugira umusa ku musozi. Ibintu biri muri saga zo muri no social media, muri no mihanda, nibyo nayo umwaka ugomba kudusigira isomo. Yego, kandi noneho turi kujyamo 2026, noneho wowe nibwo bwoba mfite, wo urakasamutwe ko nzi yuko turi kujya imbere tutari kujya inyuma, ubu noneho tuzabaho. Ibintu byarahindutse muri iyi myaka, muri imyaka ishize, cyangwa uko ibihe bigenda bizamuka, bigenda bishira gutya nyine bizamuka, rero bagenda haza tubona byinshi bigiye bitandukanye. Umwana arafata umubyeyi we akamutema, akamwihakana. Umubyeyi arafata umwana we yibyariye akajya kumusambanya. Umubyeyi, ibintu bya mana y'isi n'ijuru, tabara abantu bawe, bashobora kugera ku mavi bagasenga. Tabara abantu bawe, utabara abantu bawe. Satani basengera uriya mwaka tugiye kwinjira, Satani yabinjiriye, Satani rwose yabaganje. Utabara abantu bawe. Genda kubona 70% ari abakiriya ba Shitani. Shitani ari mu kazi. 30% niho Imana isigaranye. Imana rero utabara, uzahongerera abana bawe, ubasanga rwose, ubasanganire, basubizemo imitima mibi, basubizemo imitima myiza, bakuremo imitima mibi ya Shitani arimo agenda bashyiramo rwose. Rero ko ndabona ibintu byakomeye. Oya, bikomeje gutya nta hantu twaba tuva, nta naho twaba tujya. Yego. Reka wenda no kujya mu bintu byinshi. Uri kubona nta muntu, nta mukobwa ukifuza gushaka umusore, nta musore ukifuza gushaka umukobwa. Abasore bakwifuza gushaka abagore babyaye, batandukanye n'abagabo, bafite amafaranga, bakoze za divorce. Abakecuru, abana b'abakobwa bato bari gushaka abagabo batandukanye n'abagore za divorce, cyangwa bafite n'abagabo ngo babagira bakangahe. Oya, ntabwo se ikintu kiri kubitera icyo kintu. Ubu se waba uri umusore ukajya gushaka umukobwa yarindwa imihanda kuriya, ngari kuhatwira. Ariko we reka nkubwire, njya mbona wenda wa mugani uzashaka umugore, murimo murakubitana imitego hariya za Nyamirambo saa 8 z'ijoro, saa 9 mu gitondo burakeye. Ari igihe niyongoza nibere mu kamodoka nkiyongoza nkitembera nka za Nyamirambo, ariko ubwo nanjye urumva aho mba mvuye mu kabari, ntabwo najya kubeshya, nkavatirika ngende gakenge, ajya kubona umwana w'umukobwa arimo agenda yituragura hasi yasinze, umusirimu mwiza, ukabona bamwe bari ku muhanda binyari, ukajya kubona ukabona abandi babigetse ku bikuta, igikuba cyacitse. Nyine naho ngaho abakobwa bari gutandukanira nabo abagore babyaye. Yego, rero umuntu ngo yamaze kubyara wacisha amajya akanitonda, nyine akaba umuntu wo mu rugo. Euje reka nanjye nkwibariza ikibazo. Nkawe w'umukameramani, ujya mu makwe agiye atandukanye, ariko rero namwe abakameramani mujya mu makwe agiye atandukanye, mukajya gukamera abageni, ujya gukamera ubukwe bw'abageni, ejo ukajya kumva bwa bukwe bakameye, nta n'ukwezi kurashira ngo batandukanye. Oya, none se ese kuki mudasubizaho kamera ngo batandukanye, nabo mujye gufata batandukanye, mwongere mubigaragaza? Ntabwo urabona iyo nkuru se? Iyo nkuru nturigere uyikoraho. Arabari batandukanye ahubwo ku munsi w'ubukwe. Iyo nkuru nayo yarabaye. Ese bagira duhamagara basi tukajya kwifatira inkuru, mujye mudahamagara tujye kwifatira inkuru, muhamagaye bakameramani bazi hakuriya bakameye, batongera kuduha akazi badukatore, baze mu bakazi banatandukanye, bongere bagire bate, bongere bafate ya mashusho cyangwa ya mafoto. Wenda ndimo ngana ku musozo w'ikiganiro, hasi nagenda hari inkuru yabereza zanuza, iyi nkuru koko ncitse, inkuru y'umupolisi wari uri mu kazi k'umutekano ari kumwe na bagenzi be,
cyane cyane harimo bagenzi be, harimo n'abadaso. Urabona ko muri iyi minsi mikuru ibintu bakajije umutekano cyane cyane wo gufunga utubari, uw'abasinzi, uw'abajura kandi baratwongereye amasaha. Yego, uw'abajura barimo bashaka iby'iminsi mikuru mu Rwanda barimo bagenda bapfungura amazu neza cyane. Yego, iyo nkuru yabereye Rutsiro, aho umupolisi yarashe daso ndetse n'umuturage ngaho. Ni inkuru nabwiwe n'umujama w'inshuti yanjye, ariko nawe wari uhari, ngo umupolisi yarashe daso arasa n'umuturage, noneho nawe ngo agerageza kwirasa, ariko we yahasize ubuzima. None se yabanje arasaba daso n'uwo muturage cyangwa we yarashe daso arasa n'umuturage, kandi ariko bo ntibasize ubuzima, ariko we yirashe wahita arangira. None se ikigaragara ubwo byatewe n'iki? Ikigaragara twari ku manywa, wenda tuvabona ya masaha avuye mu kazi, wenda yasizemo agacupa, ngo yari mu masaha ya nijoro, mu gihe cyo bari gucunga umutekano, ari mu masaha 7 z'ijoro, saa 6 bari gucunga umutekano, wenda ntibabuze nk'ibyo batumvikanyeho. Ubwo umwe agize atya, umupolisi agira atya, aramurashe, nyamara amarozi aba. Jewe ese umupolisi urumva atashobora kuba ari nk'amarozi? Sinzi, satani niko navuze, satani irimo ugenda itera abantu. Satani noneho yaje, ariko kamwe satani wumva asa gute? Satani ni inzobe. Satani ni inzobe? Satani ni umukara. Oya, ntabwo yaba umukara. Satani ni umukara. None se babona abayoboke bangana gutyo uri umukara? Uragaragara aba ari urukara, ajya akora ku manywa gusa. Ku manywa? Ariko satani akora igihe cyose, ntabwo akora ku manywa, akora amasaha yose. Urumva nyine atihinduranye. Cyane cyane nijoro, cyane nijoro. Kuko nkubwire impamvu satani ari igikara, akora cyangwa n'imibiri yombi. Reka tuvuge ko ari imibiri yombi, ariko umuntu satani ni igikara. Aba ari igikara, ajya akora ku manywa, ahubwo akora nijoro, ku manywa agakora gake, kubera ko nijoro buriya aba ari urukara, yajya akora ute? Nta muyoboke yabona. Ni ukuvuga ngo rero, reka nkubwire, satani impamvu yenda navuga ko ari imibiri yombi, satani akora amanywa nijoro, ariko cyane cyane nijoro satani arihinduranya akaba urukara. Ayasakira akaza nkubaza, ari Imana na satani, ubona yenda ufite imbaraga? Ni satani. Yego, ni satani. Ati kubera iki? Bazi impamvu. Kubera iki? Imana ifite imbaraga ariko igira n'impuhwe. Satani afite imbaraga nyinshi, afite imbaraga ariko nta mpuhwe agira. None se satani aba atagira impuhwe, yabona abayoboke benshi? Satani nta mpuhwe agira. Satani ni umugome. Ahubwo satani ushuka abantu, ukazana umugore mukabana, mugasezerana kuzabana igihe cyose mugasezerana kuzapfana, hadashize n'igihe gito agahita umugabo akaba aniza umugore aramwishe, cyangwa umugore akaba aramurangije aramwishe. Nazo zo ni ingaruka za satani. Ni umugome, arihinduranye, n'abamubwira ngo arihinduranye. None se ubu ngubu nta cyiza akora satani? Nta cyo ndabona satani yakoze. Ibibaho nta cyiza cye ndabona na kimwe, ahubwo ni umugome umwe wa danje. None se ari umuntu usenga n'umuntu udasenga, kuki usanga umuntu usenga ari uhura n'ibigeragezo? Usenga se? Usenga nyine impamvu ahura n'ibigeragezo wenda, ariko jyewe rero ntabwo, kubera ko sinsenga cyane, cyangwa nkunda gusenga nyine amakuru. Jyewe uko nabyumva, ahubwo mbaza ngo uko nabyumva ni gute? Uko nabyumva numva ko usenga ahura, impamvu asenga agahura n'ibigeragezo, aba yasenze ibice, kandi aba yasenze atabikuye ku mutima, cyangwa atabishyize ku mutima. N'ubundi reka nkubwire, iyo uri umunyabwenge, cyangwa iyo, reka ngurugero rwa hafi, ugiye nkoze icyaha n'umunyamategeko akagikora, ari umunyamategeko, ntabwo twahanwa kimwe. Ni hahandi bavuga ngo uzi byinshi azabazwa byinshi. Yego, niyo mpamvu nawe wabikoze nkana. Wabikoze nkana. Niyo mpamvu rero uwo muntu aba yagize gute,
uwo muntu usenga ahora n'ibigeragezo ahora n'ibigeragezo abantu dusenga twarakowe kandi nanone impamvu ahora n'ibyo bigeragezo, hari igihe ibisubizo biba bigiye kuza, Imana ikavuga ati reka uyu muntu mucangemo akantu ndebe ko abasha kwihanganira ibi ngibi kubera ko asenga, kandi gusenga ugomba guhura n'ibyo bigeragezo. yewe twongere twibutse abantu basenga, uwasengaga kabiri ku munsi agire gatatu, kuko turabona senga usaba Imana ibyisaba, usaba Imana kuguha ikurinde, usaba Imana kugira ngo wirinde ibyo byaha, cyangwa ukore bikeya, kuko baravuga muri ntungane bwira icumi karindwi, kandi guhagarareho ikurinde guhura na Satani. nawe undi gusenga uvuga ngo ngewe ngo ndi wa muntu ugera uvuga ngo ngewe ngo intungane y'abasenga ngira gute akajya kugira ngo ntacyangire. aha intungane bitubeshye kabisa. Chef we ntukajye kutubeshya reka wenda turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nakari gaciyemo, niyo tugomba kugenda tubaganiriza kuri byinshi bigiye bitandukanye. Ibyo nabyo biba bikenewe kugira ngo tuganire, rimwe na rimwe nanjye nzanitereka kuri kamera mbaganirize nyine. Iyi ni Sawa Show, tugomba kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye kandi byiza bimeze neza cyane. Ariko mbere yo kugira ngo ngende, reka nze bumvishe wenda ku majwi y'uwo mu polisi wivuganye mugenzi we w'umudaso. Kanze Karutiro mu murenge wa Boneza, aho inzego z'umutekano ngo bari mu kazi nijoro, ubwo turavuga daso na polisi, byaje kugaragara cyangwa se amakuru yaje kumenyekana, umupolisi yarashe umudaso bari kumwe ndetse n'umwe mu baturage. Kugeza uyu munota amakuru dufite ni uko byabaye mu masaha y'ijoro, ntabwo ni hagati nko mu masaha agira saa saba, hagati aho ngaho. Amakuru rero dufite kugeza uyu munota ni uko abaturage baraswe, nta n'umwe wasize ubuzima uretse ko bakomeretse. Amakuru dufite bakaba bajyanwa mu bitaro, gusa ntituramenya ibitaro bajyanwamo ibyo ari byo. Amakuru dufite ni uko bajyanwe mu bitaro, wenda nituza kugira amakuru tumenya y'aho baba bajyanwe, turaza kuyabagezaho mu masaha ari imbere. Gusa ikibazo cyangwa se kuri abo bantu barashwe nyuma y'uko uyu mupolisi tutamenya amazina ye arashwe uyu muturage ndetse n'umudaso, nawe yahita yirasa, ku bw'amahirwe make we aza guhita atakaza ubuzima. Kugeza uyu munota rero ni ayo makuru dufite y'ibyabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira kuri wa gatatu. Reka aho ngaho harahagije, byabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri rishyira uwa gatatu. Ariko reka tubanze twumve mu ijwi rya mugenzi wacu nawe wabajije murakoze cyane namwe. Ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba, Fande Twaje Amahoro. Igitondo cyiza. Mwaramutse neza. Yego. Amakuru atugeraho avuga ko mu karere ka Rutsiro umupolisi yaba yarashe umudaso nawe akirasa agahita ava muri iyi si y'abazima. Aya makuru yaba ariyo nyirizina ngo bibaye ari byo byaba byatewe n'iki? Nibyo, mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Boneza, umupolisi wari uri ku kazi yarashe umuturage na daso barakomereka. Kuri ubu rero abakomeretse bajyanwe ku bitaro bya CHUK kugira ngo bitabweho, naho umurambo w'umupolisi nawo urajyanwa muri Kigali Forensic Laboratory. Kugeza ubu rero iperereza ryahise ritangira, ntiharamenyekana icyateye uriya mupolisi gukora biriya, ariko iperereza ryatangiye. Ibiza kuva mu iperereza dushobora kuza kubabwira abakozi. Uyu mupolisi yakoreraga ku murenge umwe n'uyu mudaso yarashe, bari kumwe mu kazi. Nta bintu byinshi wenda turi butindemo, nk'uko uyu muvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba
abisobanuye, avuze ko bari bari kumwe mu kazi kandi nanone iperereza riracyakorwa. Ikindi nanone tubwira bagenzi bacu baba bari mu bice bigiye bitandukanye, ndavuga aba ari abaturage, baba ari abantu bagenda mu bice bigiye bitandukanye nijoro, ku manywa, muri iyi minsi mikuru, abantu benshi barihebye, handitse ibyihebe, sinzi ukuntu byagenze. Niyo mpamvu navuga ngo Satani arimo aragenda yarika mu bantu benshi, Satani arimo aragenda akora akazi yigaragaza. Rero icyo nababwira cyo mureke tumwe gake, ariko abantu benshi mba mbona bakoreshwa cyane cyane n'ibiyobyabwenge. Abantu benshi bafite depression zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane ngiye mbona muri iki gihe cyane cyane ari ibiyobyabwenge. Siko ubibona wowe? Aya se buriya twavuga ko ari ibiyobyabwenge? Yewe navuga yenda ko ari ibiyobyabwenge. Hari depression umuntu aba yarahuye nazo, ziba hari abantu ni depression z'ubuzima bwihariye ku giti cya muntu cyangwa ku muntu ku giti cye, ari nazo akenshi zitera gufata ibiyobyabwenge. Ariko ibiyobyabwenge ubwabyo twaba tubirenganya, kuko biriya ni ibintu umuntu afata abizi neza ko ari ibiyobyabwenge. Ubwo rero utabanje guhura n'ikibazo nabwo ntabwo wajya kongeraho ibiyobyabwenge. urumva ari ikibazo mbere yagize cya depression yatewe n'ikintu runaka, yaba ari bya bibazo twakuriyemo mu muryango cyangwa aho sosiyete abayemo, kugatuma ashobora kuba yafata bya biyobyabwenge, noneho bikaza kumwongerera ibibazo byo gutuma ashobora no gukora ikintu kigize ute gihabanye cyane n'ibyo akabaye akora nk'umuntu kijyanye no kwihaga cyane ubwihebe. Ariko kuko ubaye uri umuntu umeze neza utekereza neza, ntabwo wafata ibiyobyabwenge. Nawe urabizi ko ari ibiyobyabwenge, ntabwo ushobora kugira ku rwego rwo kubikoresha. Ahubwo bari abantu wenda bakoresha ibiyobyabwenge, mbere yaho hari ikindi kibazo baba bafite cyihariye ku buzima bwabo, noneho kikabatera kujya mu biyobyabwenge. Noneho nabyo kubera ko ari ibiyobyabwenge, urumva icyo bita bibyara. Ariko nyine u Rwanda rukomeza umutekano nk'ukuri, bakomeze batwanye ibiyobyabwenge n'ikibitera, wenda bizagenda bigabanuka, kuko urugero biriho ntabwo ari urwa cyane, ariko yumvisha umuntu nk'uwo yakoze ikintu nk'icyo, reka tubwire usesengura ugatekereza ibintu byinshi. Reka tubwire n'abanyarwanda muri rusange, aho bari mu bice bigiye bitandukanye, twicungire umutekano, n'abacuruzi ibyo biyobyabwenge bigiye bitandukanye, cyane cyane urumogi na za kanyanga, batanga amakuru kugira ngo babice birangire. Icyo bituma umuntu ashobora no kubinywa ugasanga yihaze cyangwa yakora ibidakwiye, kandi nawe ari igihe bikugiraho ingaruka. Iyo atahitanye mugenzi wawe cyangwa ahitana umuvandimwe cyangwa n'inshuti yawe cyangwa ukahitanye n'umwana wawe, ni wahandi usanga agiye agafata umwana wawe ku ngufu, agiye agafata umuvandimwe wawe aramuhitanye mu buryo butandukanye. Reka dushimire ingabo z'igihugu aho ziri mu butumwa bw'akazi. Izo zo turazishimira umunsi ku munsi, aho ziri rwose. Amashyi menshi kabisa, amashyi menshi aho ziri mu butumwa bw'akazi, ndetse na polisi y'igihugu aho muri mwese mu bice bigiye bitandukanye, mu muhanda, ndetse muducungiye umutekano mu bice biba bigiye bitandukanye. Mwese turabashimira kandi tora tunabasengera, Imana igiye ikomeza kubaha umugisha kandi ikomeze kubaha n'ubugingo. Reka nshimire abadukurikira kuri Sawasawa. Njyewe nari Kireso, nandi kumwe inyuma ya kamera na kameramani wakamejeje Eugene, niyo twari turi kumwe, kandi twabwiye ko mugomba kujya mugana akabafasha mu bice bigiye bitandukanye. Ariko vuga nimero zawe ubundi. Nimero zanjye ni 079 52 yego 826. Yego, mumuhamagare abafashe mu birori byanyu bigiye bitandukanye byose, ibirori byose mufite kijyanye n'ikirori, arabafasha ku mashusho meza ndetse n'amavideo meza, byinshi bigiye bitandukanye n'amafoto meza arabafasha. Yewe na Kireso, Imana ikomeze kuturebana cyoroshye. Ciao ciao.